Yesu Kristo igihe yahamagaraga intumwa ze yarazibwiye ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Munkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Abantu rero batuye ku mazi ntabwo ari gupfa kuroba gusa, ahubwo hariho tekinike yo kuroba, kumenya kuroba amafi. Ikintu cya mbere, niba wumva ukeneye ifi umaze igihe utari warya ku gafi, ntago uzicara ngo mana ngo cyakora ngumbe kufi, ahubwo uzamanuka ujye ku mazi. Icyo ni icya mbere, uzisange aho ziri. Yesu ashimwe. Niba unezerewe komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Umugaragu w'Imana Dawidi yaravuze ngo narishimye ubwo bambwiraga ngo tujye mu nzu y'Imana. Ni byiza kugaragaza umunezero n'ibyishimo turi mu nzu y'Imana. Rero Harvest ni itorero ry'imigisha. Turashima Imana kubw'abashitsi bateranye natwe. Ni itorero ridutoza kuramya Imana. Iyo twaje ahangaha n'ibintu bitatu biba byatuzanye, tuba twaje kuramya Imana, tuba twaje kumva ijambo ry'Imana, kandi tuba twaje no kuyisaba. Ntukajye uva mu nzu y'Imana utagize icyo usaba Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Nibyo byatuzanye. Rero tudatinze, muzi yuko Harvest itorero tugira umugenzo wo kwiga ijambo ry'Imana, kuko inkingi nyamukuru duhagazeho twubakiyeho ni Yesu Kristo, kuko niyo nkingi ikomeye twese twubakiyeho, ariko ijambo ry'Imana ikaba fondasiyo twubakiyeho kwizera kwacu. Turashaka rero gushinga imizi mu ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kwaguka. Iyo igiti gishinze imizi cyane, imizi yacyo ikajya ikuzimu, iyo umuyaga uhushye ntabwo gishobora kugwa. Natwe rero niyo mpamvu twiga ijambo ry'Imana, kugira ngo ijambo ry'Imana ridufashe dushinga imizi. Ya myigishirize y'ibinyoma iza ihuha yatugeraho igasanga dukomeye muri Yesu Kristo. Haleluya. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Tumaze iminsi rero nguko mubizi, abateranye ari bwo bwa mbere ahangaha twiga ijambo ry'Imana, tugafata igitabo tukagitangira chapitre ya mbere kugeza igihe irangiriye, noneho dusesengura umurongo ku wundi. Ubu ngubu rero tukaba turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tukaba tugeze ku gice cya kangahe? Abakurikira 23. 23. Ni byiza rero kujya mubikurikirana neza ijambo ry'Imana kurindi, kugira ngo ijambo ry'Imana ribe muri twe kandi rifite imbaraga. Iyo ugiye kwa muganga baguha imiti, none bakakubwira ngo ibi binini wewe ujya urabinywa mu gitondo, ibindi saa sita, n'ibindi nimugoroba. Rero birakwiriye kugira ngo natwe niba twiga ijambo ry'Imana ridufashe kugira ngo rihindure ubugingo bwacu, kuko ntabwo twaherewe ijambo ry'Imana kugira ngo turyumve tugire ubwenge, ahubwo twariherewe kugira ngo ribashe guhindura ubugingo bwacu. Rero nabasaba kugira ngo nyabuneka izi nyigisho tujye tuzikurikirana. Rero ni byiza no gutunga n'ijambo ry'Imana Bibiliya nk'abasaruzi. Ndatekereza yuko icyo atari ikintu dushobora guhora tubibutsa buri gihe. Niba turi abasaruzi, turi n'ababibyi. Ntago wajya gusarura aho utabibye,
kandi dusarura dukoresheje ijambo ry'Imana. Rero reke tudatinze, reke turasoma hano imirongo. Turahera igice cya 22, umurongo wa 22, igice cya 22 byakozwe n'intumwa. Turi buze no gusoma n'indi mirongo mikeya mu gice cya 23. Rero niba twahabonye reke dusome. Abayuda batera hejuru ngo Paulo yicwe, baramwumviriza kugeza iryo jambo, maze bavuga ijwi rirenga bati, kura icyo kigabo mu isi, ntigikwiriye kubaho. Barasakuza kandi bajugunya hejuru imyenda yabo, batumurira umukungu mu kirere, bigeza aho umutware w'ingabo abategeka kumwinjiza mu rugo rw'igihome, ababwira kumutatisha ibiboko kugira ngo amenye icyateye abantu kumuvugiriza iyo nduru. Bamaze kumubohesha imishumi, Paulo abaza umutware utwara umutwe wari uhagaze aho ati, mbese amategeko yemera ko mukubita umuntu w'umuroma ari nta rubanza rwamutsinze? Uwo mutware abyumvise ajya kubwira umutware w'ingabo, aramubaza ati, urenda gukora iki ko uyu muntu ari umuroma? Umutware w'ingabo araza aramubaza ati, mbwira, mbese uri umuroma koko? Nawe ati, ye. Umutware w'ingabo aramusubiza ati, njyeweho nagombye kugura uburoma impiya nyinshi. Paulo ati, ariko njyeweho narabuvukanye. Nuko abari bagiye kumutata baherako baramureka, kandi umutware w'ingabo aratinya, amenya yuko ari umuroma, kandi yamuboshye. Bukeye bwaho ashatse kumenya neza icyo abayuda bamurega icyo ari cyo, aramubohora, ategeka abatambyi bakuru guterana n'abanyarukiko bose, amanura Paulo amushyira imbere yabo. Mwakire neza amagambo y'Imana. Ahangaha iki gitabo turimo kwiga cy'ibyakozwe n'intumwa, ni igitabo gifite intego nyamukuru, gishingiye ku murongo w'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere umurongo wa 8 hatubwira ngo, icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka wera n'abamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya uhereye Yerusalemu, Yudaya n'i Samariya kugera ku mpera y'isi. Rero iki gitabo rero ni igitabo kigamije kugira ngo kitwigishe, kitwereke yuko abizera badatezuka kandi badasubira inyuma, nabo bagomba kuba abatanga buhamya uhereye i Yerusalemu, Yudaya, i Samariya kugera ku mpera y'iki inya. Niyo ntego y'iki gitabo. Ubushize rero igihe Pastor Joel yarari ahangaha, yatweretse ubuhamya bwa Paulo, kandi atwereka yuko abizera badatezuka, badasubira inyuma, batanga ubuhamya bwabo ng'inzira yo kwamamaza ubutumwa bwiza, nubwo baba bari guhura n'akarengane. Noneho muri makeya atwereka ibigize ubuhamya bwiza. Ibigize ubuhamya bwiza tugomba gutanga, atari bya bindi byo kwidoga ngo njyewe ngo ndashima Imana ko nkomeye, ngo nsigaye nambara zavaze ku mibyizi, nambara impeta y'ibihumbi 500 miliyoni, munda kidoga akumva yuko ari bwo buhamya. Ariko yatweretse yuko ubuhamya bwiza kumwizera, natwe tubona yuko ari byo. Atwereka yuko ubuhamya bugizwe n'ibice bitatu cyane. Sangiza ubuzima bwawe uko wari umeze mbere yuko uhura na Kristo.
ikindi nanone usangize ubuzima bwawe uko wahuye na Kristo, uko wahindutse. Ikindi nanone usangize ubuzima bwawe umugambi n'intego wafashe umaze guhura na Kristo. Rero ubuhamya bwawe ni ikindi gitabo kigeretse kuri Bibiliya kugira ngo ubashe kuzana abantu kuri Kristo. Ubyumvute. Ubuhamya bwawe ni ikindi gitabo kigeretse kuri Bibiliya kugira ngo ubashe kuzana abantu kuri Kristo. Yesu Kristo igihe yahamagaraga intumwa ze yarazibwiye ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Munkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Abantu rero batuye ku mazi ntabwo ari gupfa kuroba gusa, ahubwo hariho tekinike yo kuroba, kumenya kuroba amafi. Ikintu cya mbere, niba wumva ukeneye ifi umaze igihe utari warya ku gafi, ntago uzicara ngo mana ngo cyakora ngumbe kufi, ahubwo uzamanuka ujye ku mazi. Icyo ni icyambere, uzisange aho ziri. Noneho hari n'ukuntu urobesha indowani. Noneho twebwe twabaye ku mazi, hari igihe nagiye kuroba, Jean Baptiste niwe twasazeyo, nibo batwigishaga kuroba. Noneho injya kuroba, noneho mbagaze hano, igicucu kiri hano, ndobera ahangaha, ndaroba naho umuhungu ahagaze hari ari kuroba, ngabona mu kanya ari kayizamura. Noneho mbe mwako njyewe ndayo ndi kubona ngo dore weho warobeye ku gicucu cyawe. Iyo uyoboye ku gicucu cyawe, ifi zibona yuko uri mu mazi zigahunga. Rero niba ugiye kuzana abantu kuri Kristo, Yesu Kristo, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Ubuhamya bwawe bugomba kuba bwiza, ntibube nka kiriya gicucu gituma ya mafi yo kugira ngo agusange agira ute, aguhunga. Hano rero tugiye kurebera hamwe uburyo twamenya intego nkuru yo tumaze gusoma ahangaha muri iki gitabo, muri amagambo tumaze gusoma. Ikiguzi cyo guhamya Kristo. Noneho nk'abizera badatezuka, badacogora kandi badasubira inyuma, bahitamo guhamya Yesu Kristo ku kiguzi icyo ari cyo cyose, naho byaba urupfu. Birumvikana neza? Abizera badatezuka, badasubira inyuma kandi badacogora, bahitamo guhamya Yesu Kristo ku kiguzi icyo ari cyo cyose, naho byaba urupfu. Nibyo tugiye kurebera hamwe kuri urugero rwa Pawulo. Ni byinshi twamwigiraho, ariko kuko iyo usomye kino gitabo ngo ni ibyakozwe n'intumwa, hari gushobora gutekereza ariko se intumwa 12 zose ko tutabona ibiri muri iki gitabo. Bamwe bavuga ngo ahubwo ngo ni ibyakozwe n'Umwuka Wera, ariko acteur principal wo muri iki gitabo usanga ari Pawulo. Niwe uvugwa kenshi muri iki gitabo. Imana yaramukoresheje kugira ngo itorero ritangirwe neza kandi ribashe kubakwa. None rero nicyo gituma mu gihe twiga iki gitabo tutananirwa kuvuga cyane ku mibereho yaranze Pawulo nuko yavugaga ubutumwa bwiza. Rero ndagira ngo tumenye ibyo abizera badatezuka kandi badasubira inyuma, ibyo twakigira mu kwiregura kwa Pawulo nk'uko tumaze gusoma muri iki gice. Turareba ingingo zigeze kuri enye. Icyambere mu kwiregura kwa Pawulo yakoreshaga amahirwe ye yose yari afite ng'inzira yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Opportunity yose yari afite. Pawulo tubona yuko yari yarize ari umuhanga, yigiye ku birenge bya Gamaliyeli, kandi yarazi indimi nyinshi zo muri icyo gihe. Yarazi Igiheburayo, yarazi Ikigiriki,
n'izindi ndimi z'ibilatine yari abizi. Noneho ayo mahirwe yose yari afite akayakoresha kugira ngo yamamaze ubutumwa bwiza. Ibyo ngibyo reke dusome hariya ibice nguko tumaze kubisoma. Ahangaha cyane cyane tubona yuko hano Paulo igihe bamufataga bamukurubana bamukubita ndetse bashaka kumwica urubozo kuko yakubiswe inkoni zirenze zisumba iz'abandi, yakoresheje ubwene gihugu yari afite bw'abaroma. Yari yaravukiye mu muryango w'abayuda ariko nanone ari umuroma. Yabaye umuroma gute? Kuko icyo gihe ingoma y'abaroma wavukiraga mu ngoma y'abaroma, none ugahita ubona ubwene gihugu automatikema, nkuko waba ufite umwana akavukira muri Amerika, muri ako kanya ahita afata nationalite y'iki y'abanyamerika. Rero Paulo nawe niko yari ameze. Noneho tubona hariya ku murongo wa 25 ngo bamaze kumubohesha imishumi, Paulo abaza umutware utwara umutwe wari uhagaze aho ati, mbese amategeko yemera ko mukubita umuntu w'umuroma ari nta rubanza rwamutsinze? Paulo yarazi amategeko, yarazi amategeko y'abaroma uko ameze n'iki byose. Noneho abonye yuko inkoni, abonye yuko bamukubita cyane kandi ko arembejwe n'izo nkoni. Ndagira ngo bene data, iyo tuvuga ngo Paulo yarababajwe kandi yarakubiswe, hari aho yandikiye aya magambo abanyekorinto. Yo usomye abanyekorinto, igitabo cy'abanyekorinto ibice 2, ibice 11 umurongo waho wa 23, hari aho yavuze ari kwandikira abitoro ry'Ikorinto abakomeza ati, mwabantu mwe mwere gucika intege nubwo muri mu makuba, ariko mumenye yuko njyewe. Reke mbasomere ayo magambo hano ngo mbarusha mu mihati, mbarusha gushyirwa mu nzu y'imbohe, mbarusha cyane gukubitwa birenze urugero, kenshi nari mu kaga ku rupfu, ibihe 5 abayuda bankubise inkoni 39, ibihe 3 nakubiswe inga, igihe kimwe natewa amabuye, ibihe 3 inguge zaramenetse, naraye imuhengeri nirirwamo, nari mu ngendo kenshi, mukaga gatewe n'inzuzi, mukaga gatewe n'abambuzi, mukaga gatewe na bene wacu, mukaga gatewe n'abapagani, mukaga ko mu midugudu, mukaga ko mu butayu, mukaga ko mu nyanja, mukaga ko muri bene data b'ibinyoma, mu miriho n'imihati mba maso kenshi, ngira inzara n'inyota, nirirwa ubusa kenshi, nicwa n'imbeho, nambara ubusa, ariko ne kuvuga ibindi keretse ko hariho ikindemerera iminsi yose, nuguhagarika umutima amatorero yose. Urabona Paulo mu gihe tuvuga ngo tube abizera badatezuka, badasubira inyuma mu guhamya, Paulo ni cyitegererezo mu guhamya Kristo. Haleluya. Paulo rero yabaye icyitegererezo mu guhamya Kristo. Noneho aratwereka yuko amahirwe ufite ugomba kuyabyaza umusaruro mu kazi ukora, mu mashuri, mu mibanire yawe n'abagenzi bawe, mu isoko aho wirirwa. Ugomba kugira opportunité yo kugira ngo nawe wamamaze ubutumwa bwiza. Ugomba kugira ubwo buryo kugira ngo nawe wamamaze ubutumwa bwiza. Paulo rero yakoresheje ubwene gihugu bwe, yakoreshaga ubwenge afite, akoresha kuba yarafite impano yo kumenya indimi zose. Nuko nanone iyo turebye mu jambo ry'Imana, umwamikazi Esther, umugabo witwa Namani agambanira ubwoko bw'abayuda kugira ngo barimbuke baveho. Morodekayi
noneho ngo asanga Esiteri aho yarari, ati nukomeza guceceka nta kizatuma abayuda batagira ute badatabarwa, ariko umenye icyakwimitse kugira ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe ngiki. Rero opportunity ufite, niba uhagarara imbere y'abantu kenshi, uri umwarimu, uri umwigisha, uri umuganga, uri mu nzego z'ubutegetsi, uhura n'abantu kenshi kandi warakijijwe, Yesu Kristo ari muri wowe, waho maze guhura na Kristo, reka ubuhamya bwawe bube ikindi gitabo kigeretse kuri Bibiliya kugira ngo uzane abantu kuri Kristo. Paulo yakundaga gukoresha ubuhamya bwe igihe cyose avuga ubuhamya, igihe cyose usomye mu jambo ry'Imana. N'igihe yari muri gereza, ibice bikurikira muzabisoma uko yageze muri gereza, ariko muri gereza tubona yuko ariho yandikiye inzandiko zingahe? 6: Abefeso, Abafilipi, Abakolosayi, Timoteyo ya mbere, Timoteyo ya kabiri na Filemoni. Inzandiko 6 zose yazanditse ari muri gereza. Muri gereza n'ahantu heza, ari mu minyururu, ariko akomeza gukora umurimo w'Imana. Uwitwa Onesimo wari umucakara, wari imbata. Muri iki gihe twavuga ngo yari umuboyi, ariko icyo gihe bari aba esclave, yari imbata y'umugabo witwa Filemoni, wari ukize cyane, ariko uwo ngo nawe akaba yari umukiranutsi. Noneho Onesimo nuko abaguye ku mafaranga ya Filemoni, arayacakira, arayajyana, aragenda aho yarara ari kuzerera, ari kuryoshya, ari kugira nuko ubwo polisi biramufasha, ubwo bamujyana muri gereza. Agiye kubona abona ari kumwe na Paulo. Abonye ari kumwe na Paulo, ubwo aramusobanurira, none byagenze gute niki byose. Paulo aramwigisha. Uzasome urwo rwandiko Paulo yandikiye Filemoni, ati uyu nguyu mukugaruriye nk'umwana wawe ukundwa, wa wundi utagiraga akamaro, ndetse niba hari ibyo yagucumuye ukimubaraho ubimbareho njyewe. Onesimo asubira mu rugo rwa Filemoni, nuko nawe atanga ubuhamya yuko yahindutse, agahinduka icyarimwe gishya. Haleluya! Komera Imana yacu amashyi menshi cyane, kuko iyo umaze guhura na Yesu Kristo, Yesu arashaka kugukoresha muri ubwo buryo kugira ngo nawe ubashe kubwiriza ubutumwa bwiza. Kubwiriza ubutumwa bwiza ni iki? Twebwe mu muryango wa Ever Home uko tuvuga, kubwiriza ubutumwa bwiza ni kwamamaza Yesu Kristo mu mbaraga z'Umwuka Wera, ibisigaye tukabiharira Imana. Ni ugukoresha uburyo bwose ufite, opportunity ufite, kugira ngo uriya muntu abashe guhura na Yesu. Kuko uriya muntu iyo ahuye na Yesu, byanze bikunze agira ute? Arahinduka. Rero turi ibikoresho mu maboko y'Imana. Umenye yuko Imana ishaka kugukoresha kugira ngo ube igikoresho mu maboko y'Imana. Iyo umuntu agiye kwa muganga urwaye, uragenda ukavuga uburwayi bwawe imbere ya muganga, muganga akabwumva, akakwandikira umuti, akavuga ngo baragutera urushinge, bakagutera urushinge, hanyuma ukabona urakize. Ari muganga n'urushinge baguteye, igikiza umuntu ni iki? Mugenda muvuga ngo muganga runaka yarankijije niki byose, ariko byose ni magirirane. Wowe igihe wari urwaye wafashe decision yo kujya kwa muganga, ugeze kwa muganga, Imana ikoresha muganga kugira ngo amenye uburwayi bwawe, akwandikira umuti. Uwo muti kugira ngo ukugeraho nuko wanyuze mu rushinge. Noneho nawe Imana ishaka kudukoresha nk'ibikoresho kugira ngo ijambo ry'Imana rinyure muri twe, kuko iri jambo ry'Imana rifite imbaraga. Iri jambo ry'Imana rifite imbaraga, niryo riduhindura. Ntabwo wewe ufite ububasha bwo guhindura umuntu, ariko ntugenda mu mbaraga z'ijambo ry'Imana n'Umwuka Wera, n'ukuri
ijambo ry'Imana rizagera kuriya abashe guhinduka nguko ruriya rushinge umuganga arukoresha agashiramo umuti ukagenda ukagwanya mikrobe maze umuntu agakira. Mbese witeguye kuba igikoresho mu maboko y'Imana? Ni bangahe biteguye kuba ibikoresho bemera kuvuga ati nanjye Mana ndi hano ndashaka kuba umwe mu badatezuka badasubira inyuma kugira ngo ngende mpamiriza abandi ibyo wankoreye. Paulo rero ibyo byose yarabikoze. Ndibuka turabana batoya, umukecuru wanjye turabana batoya, tumaze guhaga dukikije amashiga kera muri kino gihe n'imbabura muri kino gihe n'imbabura na gaze, ariko kera bamaraga kurya yatetse igicucume twariye tumeze neza, noneho agafata igishirira. Ndibuka yafashe igishirira mu ziko arakizana aratubwira ngo ngaho mukoreho. Ashaka kutwereka yuko Imana izahana abanyabyaha mu nyanja yaka umuriro muri Gehinomu, habura n'umugikoraho. Ariko aho ngaho gukoresha uburyo ufite, opportunity ufite kugira ngo ubwirize abantu ubutumwa bwiza. Wa mubyeyi we, Imana yaguhaye urubyaro haba atarufite, ariko Imana ndago yaguhaye urubyaro kugira ngo ururebere gusa, nukugira ngo ubigishe, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo ngo azarinda saza ataragira ute. Ayo magambo mama yambwiye yakomeje kuba muri nje kugira gihe iryo jambo ryabyutse umuhamagaro. Numvaga nzigira mu mashuri ya droit n'iki byose, ariko iryo jambo rikomeza kumbamo kugeza igihe numvishe umuhamagaro wo gukorera Imana. Haleluya. Rero opportunity ufite ugomba kuyikoresha kugira ngo ubashe gukora umurimo w'Imana. Witwa Billy Graham, muvuga butumwa w'ikirangirire, yaravuze ati ugomba gukoresha kuvuga ubutumwa bwiza ahari hose mu buryo bwose. Nibiba ngombwa nugera ahantu ho wenda kuvuga ijambo ry'Imana ku mugaragaro bidagishoboka, ni uzafate itrete, noneho numara kuyifata, noneho uyipfunyikemo sandwich nangwa se irindazi nangwa umugati, nugeraho umushonji ari uzaripfunyikemo umuhereze, azarya iryo rindazi n'iyo sandwich, narirangiza asome iyo trete. Urumva kuvuga ubutumwa n'ugukoresha uburyo bwose ufite Imana yaguhaye. Ese ni bangahe umaze kubwiriza ubutumwa bwiza? Tumenye yuko umurimo w'ingenzi Imana yaduhamagariye ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Inshingano nkuru nguko duhora tubivuga ahangaha, intego yacu tubereyeho guhesha Imana icyubahiro. Dusoza inshingano nkuru twasigiwe nande? Na Kristo, umwuka w'itegeko risumba ayandi. Rero umenye yuko wakibaza uti mbese nintabikora hari cyo bituye ko namaze kwizera nkabatizwa ngaba ntanga amaturo na kimwe mu 10, ibyo ngibyo nibyo bapasitoro n'abarevera mwebwe mwize theology n'iki byose. Ariko uyusomye muri Ezekiel bice 3:18, nimbwira umunyabyaha ndiko gupfa ko uzapfa, wowe ntumuburire ngo ave mu byaha, azapfa apfire mu byaha bya, ariko ni wowe nzabaza iki? Amaraso ye. Imbere yacu bene data hari urubanza. Niba waramaze guhura na Kristo, waramaze kwakira Yesu Kristo, warukuye kumva yuko nawe n'inshingano ufite kugira ngo ubashe kubwiriza ubutumwa bwiza. Impamvu rero urahangaha, kuba ugera ahangaha ukumva ijambo ry'Imana, kuba uri mu kazi runaka, koresha ayo mahirwe muri iyo position ufite kugira ngo nawe ubashe kugira umumaro muri iki gihe,
ariko nutabikora uzagibwaho n'iki? Uzagibwaho n'urubanza. Noneho turebe ingingo ya kabiri Paulo yakoresheje: kumenya uburenganzira bwawe ubukoreshe udahutaza ubw'abandi. Paulo, reke dusome hano ibice 23 umurongo wa mbere. Paulo atumbira abanyarukiko arababwira ati: bagabo bene data, nahoranye umutima utandega ikibi undega imbere y'Imana kugeza kuri uyu munsi. Ananiya umutambyi mukuru ategeka abamuhagaze iruhande kumukubita ku munwa. Tekereza, kugira ngo bagukubite ku munwa. Maze Paulo aramubwira ati: Imana izagukubita wa rusika rwasizwe ingwa we, wicajwe no kunshira urubanza nk'uko amategeko ategeka, maze ugategeka ko bankubita uca ku mategeko. Ahangaha urabona abahagaze aho bati: uratuka umutambyi mukuru w'Imana. Paulo ati: bene data, sinarinzi ko ari umutambyi mukuru, kuko byanditswe ngo ntukavuge nabi umutware w'ubwoko bwawe. Ahangaha nguko nabasomeye hariya mu Bakorinto, igihe bamukubitaga ngo ibihe 5 ngo nakubiswe, ibihe 5 nakubiswe inga niki byose yarakubiswe. Noneho urabona ahangaha ageze ahangaha bamushize imbere y'urukiko. Noneho umutambyi mukuru bisa ngaho ntago yari yambaye imyambaro y'ubutambyi, ntayo yari yambaye, kandi Paulo yarazi amategeko y'Abaroma uko avuga ko utabasha gukubita umuntu nta rubanza rumutsinze, nangwa se ngo umuhe igihano nta rubanza rumutsinze. Ibyo byose yarabizi ibyo amategeko. Noneho akoresha ubwo burenganzira yari afite kugira ngo abashe kwisobanura. Kumenya rero uburenganzira bwawe. Erega kuba umukristo ntabwo ari kuba agatebo kayora ivu, nangwa se ngo ube agatapi bagomba guhora bihanagura. Weho ugomba kumenya uburenganzira bwawe kandi ukabuharanira. Nabyo ni mu buryo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza, kugira ngo babone yuko nawe uri umuntu ugendana n'igihe. Rero Paulo yarazi amategeko, kandi ko akamenya amategeko n'igihugu agenderaho. Kumenya amategeko byatumye nanone akomeza kwamamaza ubutumwa bwiza, kuko ahangaha urabona yuko Paulo yakoresheje uburenganzira yari afite, akomeza kubwira abantu. Ukomeje hepfo ubona yuko ndetse byamuheresheje uburyo bwo gukomeza kuvuga ubutumwa bwiza. Ikindi cya gatatu, kumenya neza ibyo abantu batemera Yesu bemera, kugira ngo tubone uko tubahamiriza ibya Yesu Kristo. Yo usomye ahangaha ku murongo wa 6, reke tusome. Maze Paulo amenya yuko igice kimwe cyabo ari cy'abasadukayo, ikindi akaba ari cy'abafarisayo. Avuga cyane mu rukiko ati: bagabo bene data, ndi umufarisayo, ndi umwana w'abafarisayo. Ibyanzanye muri izi manza nibyo niringiraga kuzabona ari by'umuzuko w'abapfuye. Amaze kuvuga atyo, habaho intonganya z'abafarisayo n'abasadukayo. Abantu birema ibice, kuko abasadukayo bakanaga yuko ari ntawuzuka cyangwa ko habaho marayika umwuka, ariko abafarisayo babyemeraga byose. Habaho urusaku rwinshi. Abanditsi bamwe bo mu gice cy'abafarisayo barahaguruka bajya impaka bati: nta kibi twabonye kuri uyu muntu, niba umwuka cyangwa marayika yaravuganye nawe ibyo
bidushishikaje iki? Murabona? Noneho ageze imbere y'amagrupe, hari abantu bibaza bati ariko Yesu, igihe Yesu yarari amadini yarahari, ibingibi byaje nyuma y'abagatolika, ababatista, abapentekote, abahaveste. Tumaze imyaka ingahe tugeze aha ngaha? Ibi byaje nyuma. Ariko igihe cya Yesu Kristo hariho amatsinda y'indagondwa, kandi wasangaga bo mbega bagirana amakimbirane ku buryo no kwicana bagombaga kwicana. Abafarisayo bari abantu batsimbararaga ku mategeko, ngo bari bafite amategeko 613, cyane cyane bakibanda ku isabato. Wabona ukoza akarimo ku isabato bakagutera amabuye bakagira ute? Abo bari abafarisayo. Naho abasadukayo ni abantu utabwiraga iby'umuzuko ngo babyumve. Umuntu arapfuye, aguye mu kivo, ifi ziramuriye, imwifashe akanori amutanyaguza, none ukaza ukambwira ngo uwo muntu azazuka. Umuntu baramuhambye, ahindutse inyo, arapfuye, agiye mu ishyamba, intare ziramutanyaguje, ziramuriye, nuko zikagenda none uwo muntu ngo azazuka. Abafarisayo bari bafite izo mpaka. Noneho Pawulo abo bantu yarabazi, bari bihujije hamwe ngo byanze bikunze uyu mugabo agomba gupfa, tugomba kumwica. Noneho abarabimenye, noneho ahamya kuzuka kwa Yesu. Haleluya! Ahamya kuzuka kwande. Bati rero, burya rero mw'abafarisayo mwe, namwe abasadukayo, izo mpaka mwirirwa murajya. Ejo bundi Yesu ndi mwamubambye, kuko icyo gihe mwiyo mwisi bibuka uko Yesu yagize ute? Yapfuye. Umugabo witwa Yesu ndi mumuzi, muzi ko yapfuye ku musaraba, bakamuhamba, mugashira abasirikare kumva ngo bamurinde. Nubu imva ye ndiri hariya ndirangaye, mushatse ndi mwaje kuyireba, none si ndi yazutse. Haleluya! Komera Imana yacu amashyi. Nuhamya Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, ugahamiriza abandi, ibyo ngibyo nibyo ijambo ry'Imana ridusaba, kugira ngo tugende tujye guhamiriza abandi yuko Yesu ari muzima kandi yazutse mu bapfuye. Kuba yarazutse, natwe dufite ibyo byiringiro byo kuzagira ute? Byo kuzazuka, kuko yatubereye ibanze. Yaratubimburiye Yesu Kristo. Urabona ahangaha rero Pawulo arabemeza, abahamiriza muri ubwo buryo. Abakurikiye uko nyamara ibyo avuze nibyo. Ubwo uwo munsi abagize ute? Abararusimbutse. Gukoresha uburyo ufite kugira ngo ubashe kwamamaza ubutumwa bwiza. Noneho icyanyuma twarangirizaho, kwizera ko Yesu azabana natwe, adukomeza no mu gihe cy'akarengane. Tubisoma hariya ku murongo wa 11. Mu ijoro ry'uwo munsi umwami Yesu amuhagarara iruhande, aramubwira ati, humura, uko wampamirije i Yerusalemu niko ukwiriye kumpamiriza ni Roma. Aramukomeza. Dawidi yaravuze ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye, ngo sinzagira ute? Ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya, inshyimbo yawe n'inkoni yawe ngo nibyo bimpumuriza. Dawidi yari umushumba, yibuka ukuntu nawe yaragiraga. Noneho yagiraga inshyimbo n'inkoni ndende. Muri Bibiliya hari Bibiliya rimwe ngo bandikaga ngo inshyimbo yawe n'ubuhiri bwawe. Noneho akagira n'ubuhiri. Noneho yabonaga izigiye kona, akazigaruza inshyimbo. Mugaruke, zikagaruka.
ariko noneho yabona idubu rigiye gufata intama, agasimbuka n'ubuhiri akayikubita. Noneho niwe Dawidi yavuze ati Uwiteka niwo mungeri wanjye, sinzagira ute andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose. Inshyimbo yawe niyo ingarura iyo ngiye gucumura. Noneho ubuhiri bwawe bukangiza abadayimoni mu izina rya Yesu. Noneho ahangaha urabona Pawulo amwibutsa ayo masezerano ati igihe uzavuga ubutumwa nk'uko wampamirije hano i Yerusalemu, nubwo bagukubise inkoni, sinabibasomeye uko yavuze, niko uzampamiriza ugeze i Roma. Kandi i Roma yarahageze, bamufungira mu nzu, niho yandikiye biriya bitabo kugeza igihe bamuciriye umutwe, arangiza ubuzima bwe gutyo. Ariko agiye kurangiza aravuga ati narwanye intambara nziza cyane, narinzi ibyo kwizera, igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Reke natwe tuvuge ubutumwa, tugende tubibira umwami. Niba tubabazwa n'abarimbuka, ngo tuzahozwa. Dushira agahinda. Hari igice cy'indirimbo dukunze kuririmba, yewe turirimba indirimbo, ngunze kwibaza ko aya magambo, imbere y'aya ntebe nzahagara, nzabanjanye iminyago nyishikirize Yesu. Haleluya, haleluya. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Ese iyo minyago tuzashikiriza Imana, utekereza yuko ni ya hene y'abandi wibye si? Ni cya gitoki se wibye? Ni wa wundi wambuye ukanga kumwishyura si? Iminyago ni abantu twabwirije ubutumwa bwiza tukabazana kuri Kristo. Duhaguruke rero tugende tubasange aho bari, maze tubabwirize ubutumwa bwiza. Kandi rero Imana yavuze yuko izaba iri kumwe natwe. Ubwo rero tugende tubashake, tubabwirize, tubazane, tubigishe, tubatoze, tugirute, tubatume. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Murakunzwe, nimwakire neza ijambo ry'Imana. Mana, turagushima kubwo uyu mwanya mwiza tugezemo, ni ijambo ryawe abari wowe ukomeza kuri dusobanura mu mitima yacu. Reba abagiye gutanga iri turo, buri wese umuhe umugisha nk'uko yabigenye, kandi amaturo abashe gukora umurimo wawe, ababibona babashe gutangazwa nabyo. Uturinde rero kuba abanyabugugu, ahubwo tubikore tubikunze, kuko tuzi yuko ingororano ari nyinshi mu bwami bwo mu ijuru. Tubisabye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.